urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 20 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ruhare ibihe bidasanzwe byatewe n'icyorezo cya COVID19 byagize mu gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye. Uyu munsi kandi tubafitiye n'agace ka 20 k'ikinamico Sigasira. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ikiganiro cy'uyu munsi rero reka tugitangirire ku bitekerezo by'amwe mu baturage twaganiriye bavuga ko ibihe bidasanzwe byatewe n'icyorezo cya COVID19 birimo gahunda ya guma mu rugo hari aho byongeye amakimbirane mu muryango. Baganiriye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Ibibazo byabaye ibibazo muri gahunda ya guma mu rugo nibwo byatangiye biragenda biratutumba. Natangiye kubona mu rugo ingeso ntajyaga mbona, dore ko na madamu nta kazi yari afite ngero ugafite, numva ko nitaheraga bwisha. Ntangira kubona hadakubuye, ntangira kubona imyanda mu mboga, ntangira kubona burire budashashe neza, dore ko nataga ningure n'agacopa ibyo byo gusa ntabyitagaho, nazaga nihirimira n'agashana kuraga karagabanutse. Nibwo yukura cyane bitewe na rususo twakuraga amafaranga yabuze, kandi amafaranga abuze n'ibibazo mu rugo birakura. Ntiberamenyeye icyo gitenge nazanaga akamenye nako kanyama ka buri cyumweru ntikakiboneka. N'abantu urumva no mu rugo ntibakiga bari ibibazo, ntabwo biba byoroshye. Yaragendaga gataha umwe akumbuye undi, cyangwa se yananiwe nanjye nananiwe, nta mwanya dufite wo ku buryo twashwana kubera ko twasiritanaga. Uzi umugabo washomye wiriwe aho ngaho igikoma ari cyari kunywa atakibona bya bindi yabonaga mu gasozi. Ibi bibazo nyine nawe urabyumva ko mushobora gushwana gato yasitara ku gikomba, tubwo nuko ntahabaga n'ubundi ko mwahoraga. Byari bimeze nabi nyine, iyi ndwara yazanye ibintu byinshi. Kuko iyenzaho ni kwa kundi nyine ko muri gusiritanaho mwegeranye buri kanya nta uhanye n'undi umwanya ngo agenda amana amasaha 2 cyangwa 3. Ubwo rero urumva ko isaha ku isaha umunota ku munota mwabaga muri kumwe. Niba wose kijumbo kakirya ataraza yaba harati kukiyo cyeje kijumba akakirya wenyine nge ntariye. Ubu ni kigaragara ko n'ubundi urumva ko abantu basiritanye cyane ntibabura kuri byo baho. Ese ko najyaga ku kazi nkacyurwa nijoro, nkaza ndyama nkasanga ku meza ni tayari, nkabona umugore nyine yubahirije ibisabwa nta kibazo. Tuguma mu rugo tumenya n'imico igiye itandukanye, noneho nawe nyibubonamo. Burya ntabwo wamumenya, ariko aho twiriranwe tukarara tukiriranwa kuva mu gitondo icyumweru kigashira ikindi kikaza, nagiye mbona hari ibintu byinshi by'imico imwe n'imwe, isuku nkeya ya hato na hato. Cyabaye ngombwa kahagarika akazi rero akaza mu rugo. Hajemo ikibazo, naje gufata ipantaro yiwe mu gihe ngiye kuyimumesera, mbona harimo akandi gatabo k'indi konti yafunguje. Bimeze gute? Hari abandi bakobwa nyine yavugishaga ku ruhande, bicara tubiganiraho, ndamubwira ati hari ibyo ugomba kureka n'umuryango. Covid nyine yo yatumye menye tudefo twinshi dukorwa n'ahari, nubwo cyari icyorezo yego, ariko nanone hari ikindi kintu cyatugaragarije. Nubwo hari abavuga ko gahunda yashyizweho yaguma mu rugo mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID19 yatumye imiryango ishyamirana, hari n'abemeza ko yabaye umwanya mwiza wo gukemura amakimbirane mu miryango, abashakanye bakongera kugirana urugwiro ndetse bakabasha kwita ku bana babo uko bikwiye. Ni mu bitekerezo twasangijwe n'abaturage batandukanye bo mu mujyi wa Kigali.
babonye umwanya wo kwita utakorwaga neza. Urugero wenda nk'umuntu wabuze ukuntu yaganira n'abana be, uwo mwanya waraboneka ku bagabo n'abagore. Ya gahunda y'ababyeyi nyine nawe urabizi yabaye sawa. Nubura n'ibintu bamugana by'inzoga byaragabanutse, bagakoma kari hatari. Ababyeyi bagize byiza byo gutekereza ku ngo zabo cyane, baganiriye ku buzima bwabo, baganira ku bw'abana babo, baganira ku iterambere ryabo, baganira no ku buzima bwabo rusange. Byatumye bagira umurongo ngenderwaho, byatumye bamenyana. Mbere umwe yabaga yagiye undi yagiye, ariko icyo gihe byabahurije mu rugo, barasangira bataherukaga gusangira, barakina, bagirana ubusabane burenze ubwabagaho mbere, no kwita ku bana kurusha uko umuntu yabitagaho, bakakubona barakubonaga bataguheruka. Ku bantu babana nta ngaruka nziza, kuko iyo umuntu adasohoka ajya gukora undi akajya gukora ari umwe aravunika. Kandi ikindi ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo ari gukora mu bwisanzure nk'ubwo ari buhozeho mbere. Urabona turakora twirimita, duhana amametero, tugira ibihe, ntabwo ari neza rwose, ntabwo nakubwira ko ari neza. Ku bwanjye hagabanutse kujya gusinda, gupfusha ubusa amafaranga ukajya gusinda. Amafaranga y'icyo gihe umuntu afata gahunda yuko agomba kuyakoresha icyo yakagombye gukora. Reka nkubwire gutya, umuntu wabashije gusevinga neza ubushobozi bwiwe yagize mbere ya COVID, abana neza n'umugore wiwe. Ariko umuntu utarabashije gusevinga ntabwo wabana n'umugore wawe neza nta kintu ufite ukikumuha. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro, utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Hari imiryango yabanaga mu makimbirane mbere, ubigaragaza ko ibihe bidasanzwe byashyizweho kubera icyorezo cya COVID19 nka guma mu rugo ndetse n'amasaha ntarengwa yo kuba abantu bageze mu ngo, byabaye umwanya mwiza wo kwiyunga no gukemura amakimbirane maze bakimakaza ibiganiro nk'abashakanye. Urugero ni umuryango wa Mbaragijimana Elias na Niyonsaba Alphonsine utuye mu murenge wa Kigina wo mu karere ka Kirehe. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yasuye uyu muryango maze bagirana ikiganiro gikurikira. Tumaranye imyaka 8, tubyaranye abana 2. Ntago twari tubanye neza. Icyo twapfaga twari nko gusuzugurana, nko kudahuza, nkumva ko ndi umugabo mu rugo ntagisha inama umudamu. Reka nawe tumuhe umwanya nawe tugaha ikaze mu kiganiro. Twabanye mu gihe cy'imyaka 8 ko twakibana mutumvikana, kuko nitwa kudakoreza nk'imyaka nk'ibigori, aho imyaka iragenda nazi kuri kugenda. Simina vango nyene wende bushera mufate wende ibigori no kugurisha ngo urubwo bushera mbumwe, wende nayikora ngabona nararakaye akambwira nabi, gusanga turatonganye tukarwana. Rimwe abantu bagabo bakaza kureba, nkajya mu buyobozi nkajya kurega, bakabikemura ndutwanga mu rugo akashigera nyine bikangana none ngongera turatongana. Hari n'igihe byageraga ukava mu rugo ukagenda. Nkagenda rwose tunkahukana amara nk'iminsi, akaza gucyura nkongera ngabate umuntu yisubiyeho, reka ngende nkaza ashobora nyinshi muranye mubabaro se n'agahinda keshi. Ibyo se byabagiragaho izihe ngaruka nko mu rugo hano mu muryango? Nyine ingaruka zabagaho nk'uko twamaga tuma dutongana, nagenda nimba wenda mu murima hari imyaka naragiye arita kuri yanka imyaka yo mu murima ipfe, bano bana kubonana n'abajyana gape ko nabwo numva natasiga abana banje nkapfa gutereka mbajyane aho nzagwa nzandi kumwe nabo. Ayo makimbirane uko kutumvikana uko kudahuza mwabikemuye mute? Twaje gusanga kudahuza nicyo kintu cya mbere kibi. Tuboteka tukwishyira hamwe tugira ibiganiro mu rugo kugira ngo twubake urugo rwacu. Urebye amakimbirane ukuntu twayakemuye, twasanze ipfundo rya byose ari ikiganiro mu rugo. Iki cyorezo kitarazwa hari akantu kababazaga umudamu wanjye ako nabizi nko gutaha nyerewe. Ubwo rero iyi COVID ije naguma mu rugo byamfashije no kwirinda rwose iki cyorezo, dore ko ari nabyo byamushimishaga. Reka mbaze na madamu. Hari icyo byafashije ko ubundi yatahaga bitinze ugasanga natanye gufata ibitotsi nkamukingura numva nishimye pe, nkamukingura numva mbabaye. Ariko ubu ngubu kuko nyine izo saha n'abana baramubona ko yahageze akabavugisha, byabaga ari uburyohe tuganira dutegurana ibintu hano mu rugo turuhukana rwose nta kibazo, nta makimbirane tukigira. Muri iki cyorezo byatumye hamwe no kuganira no gushyira ibintu ku murongo turi kumwe
twagiye tubona iterambere. Mbaragijimana Elias na Niyonsaba Alphonsine badusangije ubuhamya bwabo, turabashimiye. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Ingamba zidasanzwe zagiye zishyirwaho mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda, nkaguma mu rugo, gushyiraho amasaha ntarengwa yo kuba abantu bageze mu ngo ndetse n'izindi, ni bimwe mu bigaragazwa nk'ibyakagombye kuba isoko yo kunoza imibanire hagati y'abashakanye nk'umugore n'umugabo. Nk'uko bisobanurwa na Karinganire Charles, impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi ndetse akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu gashami k'ivugururamibereho social work. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Noel Manishimwe. Umuryango ni ipfundo ry'imibereho, ni ipfundo ry'amajyambere y'igihugu. Abashingiranywe rero umugore n'umugabo ubundi baba bagomba kwita ku iyo ndangagaciro itanga ubuzima, itanga imibereho, itanga amajyambere. Ni igihe rero ubundi cyo kwivugurura. Abari basanzwe babanye neza bakarushaho kubishimangira, bakarera abana, bakagira igihe cyo kuganira no kuzuzanya mu mirimo isanzwe yo mu rugo. Abatabanaga rero noneho naho kubera amakimbirane bafitanye, byakabaye ngombwa yuko buri wese yinjiramo. Ni igihe cyo kwivugurura, cyo gutekereza, bakibuka impamvu bashinze umuryango. Ariko hanze y'ibyo hari aho biba biremereye bitanashoboka. Umugabo ntiyamenyereye kubaho, umugore mbese gufata igihe gihagije ari umugore ibyo akora. Iyo mpinduka mu muntu isaba noneho nuko hari nabandi babafasha. Abagabo bamenyereye kuba bari aho nataha ngiye kurya ibyo, abakuranye umuco birabatonda. Noneho igihe bari mu rugo hakaba uburyo bwo kwisitaza bukoroha n'uburyo bwo gusemburana, niko navuga, mu mivugire no mu mikorere bikaba byarushaho kuba byatera amakimbirane cyangwa bikayashimangira ku bari bayasanganywe. Ariko muri rusange ni igihe cyo kuzirikana no guhangana n'ibibazo, nirwo ruhare runini nge nabonye umugabo n'umugore. Turamushimiye Karinganire Charles, impuguke mu mibanire y'abantu. Shuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho dufata umwanya twumva agace ka 20 k'ikinamico Sigasira, turagaruka dukomeza n'ikiganiro cya none. Iyumvire igice cya 20 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi na Kayitesi bameranye neza mu rukundo, ndetse Nkusi amubwiye ko hari business ashaka gukorana na Ruzindana. Bimeze bitubu wicikwa. Ese mama, karame, kagapfukamunwa waragafuze ngo uze kukantiza nimugoroba? Akawe se wagashyizehe Kayite? Nakibagira ahantu narindi nimugoroba. Ndagira ngo uze kukantiza kawe njye kukazana. Ntikarafurwa rero, bahamagaye bakakuzanira. Ariko akanjye ngakariya ku rugo n'ubushoboye kwifurira. Ariko sibyo numva nibiki? Cyangwa numvise na? Wumvise ibiki se Meto? Ngo we na mama mutizanya agapfukamunwa. None nimumbwira ko ari kariya kari ku rugo muhererekanye. Kariya gasakuriya. Niba tugatizanya se bigutwaye iki Meto? Bigutwaye iki? Boshye hari uwanduye muri twe? Ya baba. Murantangaje nukuri. Ubu ntimuzi ko kizira gutizanya agapfukamunwa nuko ukiyambura ukajugunya aho ubonye. None ngo we Kayitesi urashaka kujya kukazana ngo ukomeze ukambare? Bitwaye iki se? Reba kari ukuntu gasa. Twigishijwe kenshi ko agapfukamunwa gafurwa uko gakuyemo ukagatera ipasi. Kandi wamara kugafura byibura inshuro 5 ukagahindura. Ariko ntugace igikuba. Igikuba sute? Corona musigaye muyibona ahantu hose. Egora. Ako gakoko mubona nk'indwara idasanzwe. Ngiye mbona ubukana mu gahatari nabwo gafite rwose. Aya mama. Fisi we. Karame papa. Karamirizwe nkari wacu ntazi. Umva. Wino hano ntarabakara nkaguca amatwaci. Bihano. Niko. We na madudu niki cyabateye kurara mu gasozi? Si wowe si yo mwarwanye na mama mutuka madudu bikambabaza. Maze kiyigiza agashambu. Tukama hasi. Tukama hasi nyine. Mbabarira papa. Tata we. Madudu we mukubise namwica. Hamukubitwe n'izi.
ubu inaha icyarutare hose bamaze kumenya ko mfite umwana w'ikimuga kubera wowe akigoryo. Ntabwo nzongera papa. Ntabwo ndongera papa. Kandi ku ishuri baratwigishije ngo ntabwo bavuga ikimuga bavuga ufite ubumuga. Zibasanga sense. Ndakwicara bakwijyayo nyakupfa umuheto. cyore kucuritse umutwe ku meza kandi nanzi ko uyu munsi hari byinshi byo gukora muke. Ahubwo se ubu wataha ukihangana ukabikora meto. Ariko ndabona utameze neza. Warwaye se? Ntabwo ndwaye. Gusa nuko iyo ntekereje ibyo mu rugo numva ntayo umutwe. Oya ntukabitindeho muke. Gusa nubona bikomeje uzajya kuburana uburenganzira bwawe n'ubw'abana bawe. Wa mugane tubyihorere. Aba numvaga se basakuza hanze n'ibandi. Nabahinzi ngo bari bazanye umusaruro. Ariko mbabwiye ko muri iyi minsi nta musaruro turi kwakira. N'ibindi byatuboreyeho ngo twakire ibishyashya. Ariko rero nungutse igitekerezo. Nari ngiye gutaha ntakikubwiye. Ngaho mbwira. Muriya mu bikorwa twakoraga wakongeramo n'ikaragiro ry'amata n'ubucuruzi bw'amagi. Mukesha na Methode mu mugambi wo guteza imbere koperative yabo nyuma y'igihombo batejwe na COVID19. Methode we ntiyiyumvisha uburyo Kayitesi na Dansira batizanya agapfukamunwa. Ahize inyigisha abaha ntagosorera mu rucaca. Naho ubutaha reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID19. Turagarutse. Reka noneho twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro tugiye kugezwaho na Christelle Wikeza. Turagaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro. Christella, umwanya n'uwawe. Niko rakoze ku mikaze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa ngiye kubagezaho ngiye kubuhera ku bwa Nirora Emmanuel uherereye mu karere ka Nyanza aho yagize ati muri iki gihe cya COVID-19 abashakanye babonye umwanya wo kuganira bikaba byaranagize uruhare mu kongera urukundo hagati yabo atariko hari n'abagiranye amakimbirane bitewe no kuba bari bamaranye igihe kinini gusa byose byatewe nuko abashakanye babyitwayemo. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati hari imiryango yabashije gukemura amakimbirane yari ifitanye atariko hari n'imiryango byabayemo imbogamizi. Dukomeza Olivier uherereye Burundi ati ingaruka za COVID-19 ni nyinshi cyane. Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati ku miryango imwe n'imwe byakemuye amakimbirane atariko ku yindi miryango ahubwo byarayakuruye kuko batari babashije gucirana bugufi gusabana imbabazi kwihanganirana ndetse no kuganira. Dukomeza Shyaka Steven uri Gatsibo yagize ati muri ibi bihe abashakanye bahisemo kwicara bakaganira ku makimbirane bafitanye nubwo hari abo bitakunze. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko nawe udukurikiye wakomeza ukabwuhiriza dakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo. Christelle urakoze kutugezaho ubutumwa. Mbibutsa ko namwe muduteze amatwi mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Mwadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo bifatanye. Aha akaba ariho dusoreje ikiganiro ejo cy'uyu munsi kibanze ku mibereho y'abashakanye muri ibi bihe bya COVID-19. Mwakoze kubana natwe kandi nshimiye bagenzi banjye bamfashije kubategurira ndetse no kubageza iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza. Ikiganiro ejo naho ubutaha. Urashaka kumenya ko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.